urakaza neza mu rubanza, uze kugenda neza nkuko nawe waje amahoro. Nabo yinyaza reka tubifurize umwaka mushya muhire, twavuga ati happy new year. Ceceka ibyo nawe bikubajije, tangira uvuga amazina yawe. Bingiye Kanyombya official. Winyereke ibyo bihanga, nugerageza kubeshya ndakohereza mu muriro utazima. Kanyombya Kayitankore Njoli Kanyombino. Kayitankore, umva icyaha cya mbere ushinjwa. Ukiri mu isi wagaragaye mu rusengero kenshi, ariko ntiwigeze utanga icya cumi. Gutanga icya cumi si ideni ry'umuntu ndimo? Si icya cumi gusa, n'amaturo asanzwe ntabwo wigeze uyatanga. Yewe wana winsakuriza. Ese ndashaka kubaza mu ijuru hari banki izayabikamo uko bavuga ko Imana iba mu ijuru? Ariya witwa ndera? Nitwa Marayika Gabriel. Uri ikigoryi, ekonomi ntabwo ari ko wayikora mana. Ariko ndakubwiye ntacyo waha Imana usibye gusenga ukajya hasi ugapfukama. Ubu ngubu tubayeho nk'abantu bafite ubwenge baciye akenge. Kubera iki? Kubera akabaro k'inzara y'amafaranga, kubera ko nta sponsor tubona. Icyaha washinjwaga kiraguhamye, hiyongereho n'icyaha cyo gutukana. Yewe wana winsakuriza. Imana ntabwo ikeneye amafaranga yawe. Yewe nuvuga ngo n'igitambo nka kwa kundi Isaac bamutanze babwira Abraham ngo atange Isaac. Yasanze Abraham ari umuntu w'igicucu udafite ubwenge. Marayika ati we ahari menya waketse ko turi gukina nawe. Uru rubanza nurutsindwa urajya kwa Satani. Satani muzanye ute? Nawe se arashaka kujya mu bamaturo. Icyaha cya kabiri, ukiri mu isi wari nyamwigendaho, nta muntu wigeze ufasha kandi wari ufite ubushobozi. Ntago mbiha agaciro, simbyemera. Wanereye mu isambu se wakubuye nibuze muri ubu nta soni ufite, usibye kuba nta muntu wafashije. Niyo wavugaga ko ugiye gusenga nta muntu wasengeraga. Ibyo bintu rero narabyangaga kuko abenshi babigwagamo. Na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisengere n'abana banyu, njye nzajya nisengera. Narasiritse sana kubera n'inzara. Ibyaha byose biri kuguhama. Nkurikije uko ndi kukubona ntabwo ukwiriye kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ikindi cyaha ndi kubona ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Nta byeringyango fast uzabimenye n'inzoga nuko nazo mwana ziretse. Cece kwa mupfapfa we, ni gute watinyuka guhakana icyaha kandi bigaragara ko bimeze wintombokera wimbwira nabi? Uri umupfapfa cyane. Mu buzima bwawe wigeze wifuza gukorera Imana? Iyo ni icyifuzo rero, ntabwo Imana yemera abantu bifuza ibyo bintu byo kwifuza. Ufite ikibazo gikomeye muri aka kanya, urumva ari icyo ukwiye gusaba Imana? Icyo mbwira Imana kwibwirimo amafaranga. Ni bwa bupfapfa n'ubundi. Byoroheye ingamiya kwinjira mu zuru ry'urushinge kurusha uko wakwinjira mu bwami bw'ijuru. Umuco ni uwo, igihe ni iki, ubwenge ni ubwo. Reka nkubaze ikibazo. Umaze igihe kirekire ku isi, mu bigaragara urashaje. Wigeze wumva? Ninde wakubwiye ko nshaje? Wari wambona nsabiriza iwanyu? Wireba ko ufite amenyo ngo nawe ufite sindi uruhinja. Uko biri kose ni ibyangwirira. Gabanya amagambo, ibyaha byose byaguhamye. Mutatuma ntomboka kuko ndumva navuga nabi. Senga Imana yanjye kuko nicyo kintu nyishyura, kuko nta kintu ushaka kwishyura Imana. Imana ntabwo wayiha inzu, ntabwo wayiha etaje, ntabwo wayiha iki, ntabwo wayiha imigati, ntabwo wayiha amandazi. Nta na rimwe wigeze ugaragara mu rusengero ubishyizeho umutima. Ko naheruka nta Bibiliya mfite mu rugo se, ngifite ijambo ry'Imana ndasenga. Kandi niba koko warasomye Bibiliya, ubwire ninde wambukije Abisirayeli inyanja itukura? Yitwa na Mupenzi. Mwandika ko mwandike Mupenzi. Ibyaha byose umaze gushinjwa biraguhamye. Kubera izo mpamvu. Kubera iki uramburanya nkande? Fuck you.